ntekereza ko ari zimwe mu zamukubitishije cyane kuko tumaze iminsi tubisesengura no ku munsi w'ejo twarabivuze. Didier na Habimana Yves gukinana ubona ko bidahura. Abantu benshi barebye nka centre Didier bamuhaye umupira ajya kufunga ari imbere y'izamu, ni kimwe mu bintu byaranze umukino. Ikindi byaranze umukino ni kufura ya Dawo. N'ubwa mbere naye mbonye umukino ushobora gutera kufura akanirwa guterura umupira. Twahiteye nko muri santimetero 5. Ubu abantu bari ku rukuta bategereje gushyiraho imitwe ariko umupira arangije awuterura wanga kugenda. Ikindi Rayon Sport mu gice cya kabiri izanyemo Tambwe Guruwari yinjijemo Ganijuru, ntekereza ko n'umwe mu bakiba navango sinzi niba bazatanga igihembo cy'umukinnyi wisubiyeho ariko Ganijuru Elia Bareyo mwishimire ko mufite Ganijuru. Hejuru ibibazo byose aciyemo gutizwa muri viziyo ikamanuka kwibaruka sinzi bizame bya leta niki, Ganijuru arimo arakina umupira mwiza pe kuri gatatu ubushake guhindura amasante kuko kijyamo umupira wa mbere yateye yahaye Basane buhindura icyerekezo ariko yibeshya ko umupira urajya mu izamu birangira defense ragoda ukuyeho. N'igitego cya kabiri cy'umutwe cya n'amahirwe ya kabiri ya Rayon Sport yabonye n'umupira wa Ganijuru yahinduye bedashyiraho umutwe. Iyo cya kabiri Rayon Sport navango yakinye neza, Gora niba ari ukwigaye ubuto, Gora ari ukuntu yatsinze mu gice cya mbere ku mu gice cya kabiri nta kintu igeze ikina nayo yakinaga ibintu bisa nkaho gutamporeza birangira Rayon yishyuye. Hari umure twaganira nimugoro umukino urangiye w'inshuti yanjye arambwira ati Rayon Sport irababaje, ati Rayon Sport imaze imyaka 7 idatwara shampiyona ko iyi APR 2019 iyi shampiyona APR igiye gutwara ni ya 7 yikurikiranye. Bivuze ko Rayon Sport imaze imyaka 7 nyine yuje imyaka 7 idakora kuri shampiyona. Rayon Sport ikintu yakora gikomeye no gutwara igikombe cy'amahoro iyi sezo, nubwo ntabwo ngo bitoroshye urumva uko bazakinana kuri finale aramurakariye cyane. Ahubwo Rayon Sport uyu mwaka ngo ikintu yagezeho ngo gikomeye cyane ngo nuko inyuma yari Hilali mpaka itwaye shampiyona. Ni Monzane urumva ati abarero nyine bishimiye kuba ari Hilali yarabaye ya mbere ku rutonde. Abarero batangira gucoringa abafana ba APR bagira ngo ntibazishimire igikombe cyabo, bavuga ko ari Hilali ariyo champion. Bati ni gute ikipe ya kabiri yaba champion cyangwa ya gatatu. Ariko bo no gusohokera u Rwanda bishobora kuzabagora kubera yuko kivuniramo kitsinze bifite match na Muhanga irabanyuraho umwanya wa kabiri kandi birekere ko Kivuri bubikore kandi bazanibura ku mukino wa nyuma kandi bafitanye na match irimo n'inzigo ya Haringingo. Niyo atamo Haringingo Kiyovu na Rayon nizicana urumva zicana waka. Icya kabiri bafite nyine umukino wa nyuma muri weekend izaza na APR. APR bwana nabyo hari inziga irimo ya mbere. APR avuga ati bavuze yuko ngo twanganyije nabo ngo tubibye, baravuga yuko tubiba, barimo baravuga yuko tutari champion y'u Rwanda, bashyizemo hari Hilali nkaho yabaye umunyamuryango. Tuzahura kuwa gatandatu rero impaka naho ngo zakemukira muko twaze tuvuga Liverpool Rayon nayo kubona umukino yatsinze ubibara bigeze mu kibuga. Gusa urumva izo risk rero zose ibyo byago bisa nkaho biri kuri Rayon Sport. Ikibazo nakubaza irasova iyi sezo yabo byibuze ku gikombe cy'amahoro, nicyo cyonyine basigaje, nicyo gisubizo cya nyuma gishoboka naho ubundi umwaka ndapirwa twa gikombe cy'amahoro nicyo kintu abariyo babishimiye uyu mwaka. Tuvane igihugu cy'uvuga ngo bishimiye nko kwa Hilali batwaye igikombe, nicyo kintu cyaba kiri positive kibareba gishobora kubafasha umwaka utaha w'imikino kwinjiramo bahagaze neza. Bitabaye ibyo umwaka wabo wabaye nk'indi myaka 7 ishize. Umwaka bagize urimo impinduka nyinshi z'abatoza, abakinnyi benshi kugurwa muri merikato yo mu kwezi kwa 7 no muri merikato yo mu kwezi kwa mbere.
impinduka mu buyobozi, ibyo byose bigira igisobanuro cyo kugira sezo mbi. Ko yuguza abakinnyi barenga 5 mu kwezi kwa mbere bisobanuye ngo Fazare mwago mwari mufite abakinnyi beza. Muri Fazare Tour still mugakomeza kurwana gusunika, ariko nabwo bikarangira mwirukanye umutoza, akaza undi akaba afite ibisobanuro yaguha. Kipe yayifashe muri sezo hagati yenda kurangira, ayifata Rayon Sport iri muri course y'igikombe cya championnat, iri kure uburyo yagera kuri finale y'igikombe cy'amahoro. Kipe utakoranye nayo pre-season, kipe utiguriye abakinnyi, bigomba kukugora. Niyo mpamvu turimo tubona match nyinshi arimo agenda zinganya, turimo tugenda tubona umukino mubi, bikanahuriraho nuko nawe navuga ngo abakinnyi ntibari kumufasha, ko ntabwo bisobanutse nyine uburyo match nk'izi ngizi zigenda zikurikirana mu gihe nk'iki kiri kurusho, ugira gutyo ugasanga hari match winjiye mudafite umukinnyi w'ingenzi. Urugero nko kuri iyi match ntarafite umunyezamu Kwizera Olivier match nk'ingi abakwiriye kuba hari kugira ngo nibura umwanya wa kabiri bakomeze kuwugumana 100%. Ibyo ngibyo Kwizera Olivier ku makuru mperuka nuko nta mvune afite. Hari mvune afite? Nta mvune afite. Bavuze ko afite ikibazo ngo cy'uburwayi, ejo bamukora muri squad niko bari potinze. Okay, ariko nyine iki gihe nk'iki ngiki buri mukinnyi wese w'ingenzi muri equipe abagomba kuba w'ingenzi mu gihe akenshi umutoza akiri nawe akiri mushya. So ubwo rero kuri Haringingo ikintu yakora agakoresha ubushobozi bwe n'ubuhanga bwe bwihariye, naho ubuhanga bw'abakinnyi nabwo burakenewe, ariko bagaragaje limite mu bushobozi. Abakinnyi bari bizeye ko bazabatwara muri no sezo benshi barabatengushye, pereye kuri Foringanye bari bizeye ko azagaruka ari agasubira ku rwego yagiye ariho mbere yuko avunika. Bari bizeye ko Asmani shobora kubatwara mu gihe Foringanye yaba yarasubiye inyuma. Bari bizeye ko batambwe Gruare bashobora gutera intambwe bakaba bafashe kipe, ariko bose twagiye tubona nta numwe ushobora gusteping up mu buryo bweruye avuga ati Rayon Sport nyifite ku bitugu, ngiye kwitsindira ibitego bishobora kuyikarifia, bishobora kwihesha igikombe. Ibyo byose twagiye tubona ari sezo nyine yirimo ibintu byinshi bihurirana bitari byiza ku musaruro wa equipe muri rusange. So mbona ko kuri ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bakeneye gukora ibishoboka byose nibura iki gikombe bafatanye na APR bazakora ibishoboka byose bagitware, cyangwa se nibibananira bizere ko muri championnat Kiyovu bayitsinze. Ni ibintu bibiri bishingiye ku gusohoka kwabo, gutsinda APR kuri finale cyangwa gutsinda ikipe ya Kiyovu Sport, kuko ubu ngubu ikipe ya Kiyovu Sport barirusha amanota 2. Tubigarutseho Kiyovu Sport ifite amanota 50, ifite 52, iratsinda match yabo iragira 53. Bisobanuye ngo match ya nyuma izaba ariyo itanga umukandida ugomba gusohokera BK Pro League. So mbona ko kuri izi match ebyiri Haringingo Francis afite ziraza kugena uko impera za championnat kuri Rayon Sport zigomba kuba zisa, n'uburyo bagomba kuzinjira muri Mercato itaha bari mu mwuka umwe n'ubuyobozi abafana b'ikipe ya Rayon Sport, ko kubura sport yo gusohoka muri CAF Confederation no gutsindwa na APR cyaba ari cyo kintu kibi kiyongera no kubindi bitari byiza bafana bagenda ba experiencing muri no mwaka w'imikino. Byaba bije nka nail in the coffin, byabije icumu rya nyuma uteye mu isanduku bitari byiza. So ntekereza ko kuri Haringingo nicyo kintu cy'ingenza kwiye gukora, n'ubuyobozi bukaganiriza buri mukinnyi wese agasobanukirwa n'icyo agomba gukora muri no mikino ibiri isigaye, bakitegura neza mu buryo bushoboka, yaba mu buryo bwo kubamotiva, yaba abariyo kubamotiva. Kunganya na Gorira byabaye ntago wabisubiza inyuma, ariko ibiri imbere wabigiraho control, nubwo rimwe na rimwe ubushake bubaho hari ariko ubushobozi bukanga. Ariko kuri Rayon Sport nanone bakeneye gusova sezo yabo kuri izi match ebyiri Ruvuyanga. Navuga yuko mu buryo kuri nicyo kintu cyonyine cyabasova uyu mwaka baramutse batwaye igikombe cy'amahoro, ariko nibaramuka batwaye igikombe cy'amahoro no kwitekerezaho kudasanzwe bagomba gukora. Urumva nta kintu ubuyobozi bushya bwaba bubafashije mu by'ukuri, ntaho baba bunyuraniye n'abandi. nabo icyo bakeneye gukora no at least kubahereza igikombe
buriya match imwe y'igikombe rero match imwe y'igikombe buriya inyuranye na marato. Buriya marato bisaba nyine ikipe nka APR ibintu byayo byinshi biri ku murongo, ari iyo mihembere, ari ubuyobozi budahinduka, ari umutoza nyine akagirirwa icyizere sezo yose akayisunika akanyura mu bibi n'ibyiza bakamubakinga n'impinduka zose bakora bakaba bazikora umwaka w'imikino urangiye, bakagerageza abakinnyi bakomeye kubagumisha mu mwuka mwiza. Ibyo ngibyo muri marato biragufasha kuba structure imeze neza, ubuyobozi bumeze neza, imihembere imeze neza, umutoza ari kumwe n'abafana be atsinda imikino akongera indi yagera mu